igisobanuro cy'umuryango tugisanga mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Iryo tegeko rihatse n'amategeko mu ngingo ya 18 itegeko nshinga rifite guhera mu mwaka w'ibihumbi 2003 ariko twavuguruye mu mwaka w'ibihumbi 2015 rivuga ko umuryango ari wo ushinzwe imbaga y'abantu kandi ukaba ugomba kwegerana. Hanyuma hari icyo madamu yarabanje kuvuga mbere yo kumushinga aho izi nguzi abuze kubaka cyangwa kwagura barabihimbye ariko ntabyumvishije. Hari abo tubaza ngo baje gukora cyangwa bamamaje kwagura umuryango, tukabasaba kubanza kuwushinga mbere yo kuwagura. Uko kwagura umuryango nk'umuryango ntabwo bisobanuza. Nicyo cyonyine nashakaga. Kimwe mu bitumye mfata icyemezo cyo gushyigikira madamu kugira ngo ubone umuco wacu n'imyitwarire abana n'imbaraga z'umuryango. Ariko muri iyi minsi bitewe n'uko turimo dusaba umuryango ko wakora ibyo n'umuryango, turimo dusaba yuko umuryango wazimutsa umuryango ugerageza kumufasha ko ibyo byose byakora bifashishije imibare. Udafite imibare yo wakora ibyo n'umuryango n'imigambi ntabwo wakora igenamigambi udafite imibare. Akoze cyane. Dutangiye neza ufite gahunda ya leta dukangurira kubyara aho dushoboye kugera nigeze mu gihe gushyiraho umubare. Aho tubaza bakavuga ngo bazabyara batatu kuko ari uretse ufite harimo ubujiji. Ntabwo turi dufite itegeko ryo kubyara. Icyo tubasaba ni ukubyara n'abashobora kubyara. Tubifurije no kuzana igihugu cyitwara. Musenyeri yakubwiye uko uzitwara nugera mu rwabo. Umukecuru yakubwiye ko uzajya utanga. Abigenje gute bagashaka kumva uruhare rw'umuco cyangwa se intango gakondo mu gikorwa n'umutima aje muri uyu munsi. Ntabwo uri hano hano. Narasabye. Nasabye aho muzi. Gushima imiryango iramenyana, irembo rirafatwa, harabaho gusaba n'ubu. Mwari abanyagitugu. Oya. Oya. Ingufu mufite Ntabwo twari gukoresha ingufu cyangwa mwagabye igitero. nta nubwo ari igitero nk'uko umuntu abyumva. Twakererewe cyane ariko kuganira ni ngombwa. Ariko mu muco ntabwo agufatira ibintu utasabye. Kugira ngo ubanza kurisaba mbere yo kurifata. Hanyuma bamaze kuribaha mwararifashe ku buryo buboroheye. Ariko ntabwo byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Ibiganiro mwagiranye kuri uwo munsi byaganishaga kuki? Basabye irembo bararibaha. Igihe kiragera murarifata. Mu gihe cyo gufata irembo se byaraboroheye? Kubera ko umuryango usanzwe usabirana ntabwo bwari bwa mbere ariko byabaye ngombwa yuko bari babafitiye ubuntu. Oya, bari batwizeye ko baragukosheje. Barabakwereye. Bakora iki?
Isite. Umugani gatoya badushyira umunani hanyuma tureka mu rwuri turareka Umunani ikinze. kandi bararya Umunani ikinze. Right. Umuntu waba uzi igisobanuro cy'umunani ikinze. Kuko birashoboka kuba barazitanze. Nta muntu waba uzi igisobanuro cyayo. Barakubwira aba ari umwanya wo kongera guha agaciro. Ubwo niba bitari byaba ntabwo babuza ko kubuza kubashyira imbere y'amategeko, ariko twabasaba ko muzabikora kugira ngo imiryango imenyane kandi mugire hamwe. Murakoze cyane. Asante kwa kushiriki. Ili kubasaba mugende mukoresha ibipimo bya RTM hanyuma bambaye hasa n'umubitanye munaza akazi. Bakundanye imyaka myinshi. Barakoresha rapid test. Abategereza hano bakamenya. Bakundanye imyaka myinshi niyo mpamvu. bijyanye n'amaraso ko bakoresheje amaraso Ababyeyi babikoreye. babikoreye ku bitaro nyine byemewe n'amategeko bijyanye Reka tuvuge ko ari bya bintu by'abaturage. Iki gikorwa mugiye gukora uyu munsi ni igikorwa kiganisha ku bintu bakwirangamiye muri uyu munsi. Kuburyo babagaho umusigateri gutandukana kuzabona ibi bintu bigiye gukora bitandukanye n'ibintu bakoraga mu gihe wari uri inshingano wari ufite uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu bitandukanye n'inshingano ugiye kugira uri umudamu. Hari imirimo rero tugiye gukora niyo mpamvu bivuga ko abakiriya mu byuma n'amategeko bafite uburenganzira ikibazo cy'isano abo bazagana ngabo kibaza kugira ngo mwumve icyo umwe yifuza kumenya. Hari abo bazi umugabo mu Rwanda ndetse n'umugore, umugabo leta asubiza umufasha wawe n'inshingano yo guha abana umuzabyara ugomba kubitaho. Hari abana umuzabyara itegeko rigira inama ko ugomba kubarera nk'isugi n'agacu z'umuco. Abana umuzabyara bazatakaza ibi bikorwa rero kugira ngo muzabikore kuko mugomba kuba mushoboye. Mufite ubushobozi. Ubushobozi hano mvuga ubushobozi bushingiye ku byo mutunze umutungo w'umuryango ndetse n'umugizi. Umuryango udatunze kubaho. Burya abakene barabaho. Sibyo bwana ati. Niba ugiye gushaka umukobwa ugamije ati ugire inama ubivemo. Ugire inama mbere utarazima ibyuma. Kuko mara gusiga waba wiziritse bikabire. Niba ushatse umugabo ugamije kuzaba umukene ntabwo inama. Uko bikeneye ni kubaho. Burya abakene barabaho. Bibiliya ntabwo ari ko bivuga. Bavuga ko abakene aribo bazajya kuvura. Bazagenda n'igisi, bazagenda n'igisi. Bazakura n'itike. Hakaba n'ivangura n'utuguzi. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyirira mu bagira no kumvikana kuvanga umutungo wabo wose. Yaba ibyimukanwa, ibitimukanwa. Yaba ibyo wazanye cyangwa se byose. Inguzanyo y'umugabo ikagenda y'umugore, y'umugore ikagenda y'umugabo. Mugafatanya gushaka ubwishyu. Mukaba mwakongera no gusaba
isezerano ryuzuyemo urukundo n'ubwenge, imyenda n'imyambaro cyangwa se imitako, buri wese agira ibintu umutungo bwite. Abashyingiranwa byemewe n'amategeko bashobora guhitamo ivangamutungo mu muhano. Ivangamutungo mu muhano amasezerano abashyingiranwa bagirana bumvikana kuvanga umutungo wabo, ariko uhereye ku munsi wa mbere w'ishyingiranwa n'ibyo bazunguka mu mibanire yabo. Aho amasezerano atangira kugira agaciro uhereye ku munsi wa mbere w'ishyingiranwa, igihe mwawushyiriyeho mwayashyiriyeho ibyo wari ukunze mbere y'uko usinya kuri ayo masezerano aba ari umutungo wawe. Abashyingiranwa byemewe n'amategeko rero bashobora guhitamo ivanguramutungo risesuye. Iyo nta masezerano abashyingiranwa bagirana bumvikana umutungo wabo, ariko hashingiwe ku bushobozi bw'umwe mu bagize umuryango. Buri wese akagira uburenganzira ku mutungo we, ukaba wawugurisha, wawutangamo impano, wawukoresha ibyo ushaka byose kuko aba ari umutungo bwite. Aha ni hahandi abantu babyuka bateganya uko baza kubaho, ubundi buri wese agacupa ku bushobozi. Ndakeka rero ko umunsi mwaje hano barababaza ngo ni ubuhe buryo mugennye bwo gucunga umutungo wawe. Icyo kibazo barakibabajije, mwagisubije ku bushake bwanyu. Nibizi Jean Baptiste wagisubije ku bushake bwawe. Nyiraburanga Louise wagisubije ku bushake bwawe. Mwakoze cyane. Icyo twabifuriza ko muzagira ubutunzi, muzagira umuryango udasaba umwana, imvugo yumvikana muzabakira. Turimo rero turagana ku musozo, ntabwo twasoza tutabibukije ko iki gikorwa mwakoze uyu munsi iki cyemezo mwafashe uyu munsi mwagerageza kuko ari icyemezo gikomeye, ni icyemezo gihindura irangamimerere yawe, kubaka urugo ntabwo buke. Impamvu tubisorezaho ni uko muri iyi minsi tubona abantu benshi bashinzwe, ariko mu gihe gitoya zigasenyuka. Turimo turabona ingo nyinshi zirashingwa ariko mu kanya gato zigasenyuka. Turimo turashyingira pe, ubwo ejo nashyingiye imiryango 27, uyu munsi n'umwe, ejo mfite abandi, nibura mu kwezi nshingira imiryango 48, iyo ntiyumaye. Ariko nibura mu kwezi ubona imiryango 2 yasenye. Ni statistique mike. Uyu umuryango wasenyutse bigira ingaruka ku gihugu, bigira ingaruka ku bantu benshi uhereye kuri ya miryango yacu, bikagira ingaruka cyane kuri ba bantu bakomoka, abana mwabyaye n'ubushaka, abandi mwabona umushoboye kurera. Iyo mwasenye burya bigira ingaruka ku bantu. Muri iyi minsi rero turimo turabona ingo nyinshi zisenyuka, ntabwo tuzi impamvu. Tunasabe n'abashyitsi muri aha wabasha kudukorera ubushakashatsi akakwereka impamvu gatanya nyinshi zirimo ziyongera, yabadufashije. Twajya twifashisha n'umwambare tukigisha imiryango igiye kuvuka kugira ngo dukumire isenyuka ry'ingo. Ndakeka ko umuryango wa Baptiste na Louise mwebwe ntabwo mwubatse uyu munsi mufite icyizere cy'uko muzawusenyera. Uko bimeze icyo tubifurije nuko mwagira guhuza ikinyarwanda cyiza muzabona. Rero nyagira amahirwe yo kubona amakuru atuma ingo zisenyuka bitewe n'inshingano zanjye. Wumvicaye imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, ariko hari andi masaha barimo kurusha w'inkiko. Zimwe mu manza njya ndangiza harimo n'imanza za leta. Iyo ndimo kirangiza mbasha kubona bafata icyemezo cyo kubana batazi ibyo bagiye, akabyuka ati ngiye gushaka umugore, ngiye gushaka umugabo. Rimwe na rimwe atazi ngo gushaka ni izihe nshingano ngiye kugira, ni ibihe bikorwa ngiye gukora, ngiye kuba nini. Iyo rero utafashe umwanya ngo utekereze ibyo, ugeramo ejo mu gitondo bikakugora. Waba wumva uzuka ati ngiye kubombora, iyo aragenda bikamunanira. Izo ngo nyinshi zisenyuka. Hari na benshi tumaze kubona bubaka ingo batanaziranye. Amategeko ateganya ko hari igihe abashyingiranwa mu byemewe n'amategeko bashobora batandukanywa n'ibintu bibiri. Icya mbere ni uko iyo habayeho kuvugwa mu bashyingiranwa mu byemewe n'amategeko, icyo gihe batandukanywa n'amategeko. Icya kabiri gusesa amasezerano y'ishyingiranwa. Icyo ni igikorwa kibera mu rukiko kugira ngo
ibiki umucamanza ashobora gushingiraho nabyo itegeko rirabivuga. Icya mbere ubusambanyi, ababwiye ko gushyingirana bwemewe n'amategeko ubukozwe hagati y'umugabo umwe ndetse n'umugore. Iyo wagiye mu busambanyi rero uguciye ukubiri na nyir'amategeko. Icya kabiri gitandukanye abashyingiranywe bwemewe n'amategeko ni ugutunga. Iyo utayeho igihe cy'umwaka ni ukuvuga amezi 12 akurikirana kandi mugenzi wawe atazi aho wagiye wawundi batayasaba. Iyo utayeho igihe cy'imyaka 2 ni ukuvuga amezi 28 niyo mugenzi wawe yaba azi aho wagiye, ariko aho wagiye ugashaka undi mugabo cyangwa undi mugore wawundi bataye asaba. Icya gatatu ni ukwanga gutanga imitungo. Nababwiye ko mufite inshingano n'ububasha bingana n'ubutware 50%. Imwe mu nshingano mufite ni gutanga ibibatunga. Iyo wanze rero guha mugenzi wawe ufukurwa uragenda agasaba gatanga kuko aho bangajije n'ibyo bikorwa. Ikindi ni guhoza mugenzi wawe ku nkeke. Iyo uhoza mugenzi wawe ku nkeke uragenda agasaba gatanga mu gatanga abandi agira ipfunwe yo guhura nawe cyangwa kuvuga ko ari kubera icyaha asaba gatanga. Ndasoje rero ibyo navugaga n'ibiteganywa n'amategeko, ariko hari ibindi byangombwa bisabwa kugira ngo umuntu agire ubwo bwiza. Icya mbere ni ukugira icyizere, kugirana icyizere hagati yanyu n'ikintu. Icyizere cyabuze hagati yanyu mu muryango wawe ikintu cyitwa amakimbirane. Amakimbirane ni umuryango w'ikintu. Iyo amakimbirane ageze mu muryango, nta muryango ugana n'umwuga ushobora gusenya. Hanyuma icya kabiri ni ukugira urukundo rukura rwabo kuko mugenda mumarana iminsi. Reka tubasabe ko muzagenda mumarana iminsi ariko muzagenda mubushobozi bw'umuntu. Sibyo bwana Baptiste? Ntimuzagira urukundo rukura nk'isabune. Kuko isabune iganisha akaganisha. Hanyuma icya nyuma bihatse ibindi byose ubunyangamugayo. Kagumbese uramuzi 100%. Yewe ikintu kinyagisha akunda kwambara y'inyaga. Biterwa n'aho agiye, abikoze ubonye 10/10 abyuka ryari. Ushobora no gukwirwa mu buriri akaguraramo. Bashobora kuba bazanye ariko si mpamya yuko ari ijana. Biramutse bitari 100%, hari igihe kari akantu kabura kugira ngo umenye neza. Ushobora kugera mu rugo ugasanganya akabi kuri wowe. Uramutse usanze ari kabi kuri wowe wabyitwaramo. Birizwa kubyihangana. Urakoze cyane. Abo nabibajije ejo arangije arandeba ati subiramo numve. Ndabimubwira. Arangije arambwira ati rero mbivuze ikintu nakora n'ikimbwira ati ntacikona. Nsanga mu munyamahane muri Bwana Baptiste nagira ngo mwibutse cyangwa mubwire ko kubaka urugo ntabwo ari ukwihangana, ahubwo kubaka urugo ni kuba inyangamugayo. Ubunyangamugayo ni ikintu indangagaciro y'ubunyangamugayo, kandi reka mbasabe mwegere hejuru mugende murabira amatwi. Jewe Niyibizi Jean Baptiste maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nyiraburanga Louise umbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Niyibizi Jean Baptiste umbera umugabo, tukazabana uko
twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Magambo yavuga urwo ngukunda, nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda. Iyo ndagukunda ibihe bidashira, iyo nzagukunda ibihe bidashira. N'umugisha kukugira amahoro, ubuzima ndabufite ngufite. Imana yatanze ijuru rito ryacu twembi, inshuti n'imiryango badushimiye intambwe, kuko iyo yasezeranye irasoza turayiragije. Irangajwe rero umurenge wa Gitega maze kumva amasezerano n'Ibizi Jean Baptiste na Nyiraburanga Louise bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva n'Ibizi Jean Baptiste na Nyiraburanga Louise bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Muzagire urugo rwiza. Turayiragije mwiza we, yuzwe n'urukundo rwawe. Nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda, nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda, nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda. Iyo ndagukunda ibihe bidashira, iyo nzagukunda ibihe bidashira. Nzagukunda ibihe bidashira. Comme tu m'aimais, je t'aimerai tellement, et cet amour restera pour toujours. Je te promets l'amour éternel. Oh, oh, rukundo, rukundo, rukundo. Yeah.
God found me a woman, my woman, my pride. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. You love me better than I love myself. I just want you to know. You trust me better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I plan for you? mwabaha amashyi ndi kugira ngo murabona ko abageni bacu baradufunguriye buri wese nawe aho yicaye yakumva neza badufunguriye ko bari umuntu wese yicaye yakora ikibazo n'aho ari kumwe natwe tukaryoshye naba mwicaye Oh, pray for so long for you, darling. Be mine forever. I promise to never lay you down, baby. This is my vow. I belong to you. natwe rero kubana abana na famiye wenda murabona tubari inyuma mugari wa yamvugo tubari inyuma yuko turabashyigikiye kandi mu by'ukuri intambwe mwateye natwe turagerageza kubafasha ibishoboka byose kugira ngo ibisigaye bizagende neza. Uyu munsi rero ntabwo nabura gushimira murumuna wanjye Jean Baptiste, ndamushimira cyane ko hari igihe kimwe twabanye turi mu mugayo ukomeye, akenshi tunamubwira tuti harabura iki tugiye n'ikirangire, harabura iki tugiye n'ikirangire. Igihe cyageze rero akomera amashyi. Uriya munsi nugera iyo yari iby'impano byinshi nateguye nzaguha kandi nzaguha ko nari igihe nabasemo umurumuna wanjye utamurikiraho kangahe abandi bari inyuma bose barashatse, harabura iki, hari impano nzaguha kandi nziza ndaziteguye zirahari. Ndagushimiye rero, hari abatunaniye benshi tugiye mu cyimbo cyabo babesheje abari kuzabarana, hari abandi bari teye intambwe nziza ingana niyo ababyeyi bacu bateye. Niyo mpamvu uvuze ngo bagushimire cyane. Ndashimira rero n'umuryango wareze uriza rwose, ndabashimira natwe neza kandi natwe tuzagerageza kumufata, ntabwo tuzakora ibishoboka byose natwe dufate neza kurenza aho mwari mugejeje, kugira ngo nawe babahe amashyi. Rero ntabwo turi mutama mubanze mwica inyota twongera tuganire mu kanya. Mbere yo kugira icyo mvuga nabisiguraho mu gihanganira kuba natinze, ariko nawe ntabwo byanoze.
mwarimu hari ni amasaha, hari izindi gahunda nari mfite nyuma yaho biza kugongana, ariko navuze ati byose reka ngerageze ndebe ko bivamo. Munyangaruye ndanezerewe cyane kuri uyu munsi wa mushiki wanjye Mr. Jean Baptiste, ku ntambwe ubashe gutera n'urugendo rurerure. Uretse biragize Imana cyari mu ntangiriro, ntabwo babyishoboza bonyine atari imbaraga z'umuryango, kandi amaso aranyereka ko imbaraga zihari n'ibisigaye bizagenda neza. Muhumure, hari umuryango nkanjye kuri famiye kwa Louise, mushiki wanjye niwe unkurikira. Louise, ndagushimira cyane impamvu uteye gahunda zose zisigaye ndani na musaza wawe muri famiye muri rusange. Igishoboka tuzagikora, ntugire ikibazo, kandi turakwishimiye cyane. Nkabashimira n'abavandimwe, inshuti babashije kuhaboneka, buri wese role yababashije kujwa muri muhango. Nzi ko bigoye, buri wese aba afite akazi agahitamo kwisha gahunda, afite imiryango, kwita ku bana, ariko bakavuga bati reka amasaha abe bahari, amasaha yakuze, bafite abana bakaba bari mu ngo, n'abandi icyumweru kiba gishize bari mu kazi, ariko bakaba babashe kuhaboneka. Ndabashimiye cyane uruhande rwanjye rw'umuryango. Ndumva nta kirenze aho ngaho navuga uretse kubashimira. Ibindi turaza gukomeza kuganira. Murakoze cyane. I belong to you, you belong to me. I give you my heart, ooh, yeah. This is my vow. When you see the red, I be your umbrella. I give you my heart, this is my vow. Mapenzi yetu itakuwa milele, utaona, utaona, utaona. It's on a highway anymore. I love you like Christ left church. Nobody could take your place, yeah. You are my number one, and I'm gonna be faithful, make your day so wonderful. Honey, can I take your pain away, far away? You love me better, better than I love myself. I just want you to know you trust me better. ngira ngo shara no tukabo uyu mu gikona kabantu abageni bacu sabe Jean Baptiste atuke wacu atugari ngire uje yaba ije mu muryango w'abapapa cyangwa w'abagabo iyo byakiriye n'uburyo byamushimishije nabanza gushimira
Ndabashimiye.